Muraho neza rero bantu mwese mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Impaya, amahoro y'Imana abane namwe, nizere yuko mumeze neza cyane. Kunda boku wowe wakoze subscribe rero turagushimiye, uri umuntu w'umugabo cyane. Impamvu tuba tubashimira tukavuga ngo muri abantu b'abagabo ni ukubera yuko niba dukoze ikiganiro kikagira ibihumbi 90 by'abantu bakirebye, ariko ugasanga dufite ibihumbi 22 bya subscribe, bivuze ngo umuntu wakoze subscribe ni umuntu w'umugabo cyane, turamushimiye. Noneho rero sasa umuntu utari wayikora amenye ko ari guhomba, kubera yuko ibiganiro byacu ni byiza cyane, bihindura ubuzima. Niba bwari bumeze nabi bukamera neza, niba bwari bumeze neza bukamera neza cyane. Amahoro y'Imana rero aganze muri mwebwe, abane namwe. Ndagira ngo rero tugiye kuganira ku kiganiro kiza cyane. Ese ni ukubera iki usanga abantu baraho babaye abakozi bo mu rugo, bamwe bakunze kwitwa ariko mu mvugo za nyandagazi bakunze kubita ba karyarugo, ari uko babasuzuguye, sibyo? Reka tuvuge gutyo, ariko twebwe tuvuge yuko ibyo babibise babasuzuguye. Rero muri kwa kubasuzugura kwabo, nyamara murabasuzugura ariko hari icyo babarusha. Mwabantu mwe murabasuzugura, ariko hari igihe usanga bicaranye ubuziranenge, mwebwe ugasanga mwicaranye inenge, sibyo? Bariya bana nyamara murabasuzugura ariko bikarangira babasimbuye mu rugo. Kubera iki rero? Bamama ntabwo mwiyitaho, ugasanga umumama aririra utuntu tw'udufiriti tw'utumayoneze, ibintu byo mu nganda gusa. Noneho yarangiza ugasanga ari gutabaza ngo nyabuna ngo nta mavangingo ngira. Ese ubwo niba nta mavangingo ugira, ukaba utiyitaho uko bikwiriye, nta mazi unywa, nta gikoma cyiza cy'amasaka cyiza cyane cya rutuku, ugasanga mbese muri wowe ntiwiyitaho, ntabwo wiyitaho pe. Ese utekereza yuko kari uko uwo mugabo wawe ahuze ari aho ngaho ari kwirukira muri bizinesi, ariko ejo ntuzaza urikundiraho mu gihe azaramuka yahuye n'umuntu umumenaho igishanga. Icyo turacyumvikana neza cyane. Igihe azaramuka yahuye n'umumenaho igishanga, ntuzandireho, ntuzaze kumpamagara ngo Ngabo ibyancanze, ngo gerageza unshakire imiti. Nyabuna iyiteho hakiri kare. Nari nje rero kukubwira yuko imiti irahari, kandi ngiye kukurangira umuti woroshye. Ikibazo rero kihaba ni kimwe, ni uko iyo miti turayibabwira, mwe mukayumva mukayica amazi ntimuyikoreshe, ahubwo ugasanga babakozi muvuga bo mu rugo cyangwa se abo bana banyu bari aho ngaho, ugasanga nibo babyumvise, bamara kubyumva bakagenda bagakora umuti, bamara gukora umuti bakajya gushakaho kugerageza, ugasanga bageragereje muri abo bagabo banyu, warangiza ngo urugo rurasenyutse. Si ubwo mwagiye murita ku bintu? Mwagiye murita ku bintu mwabantu mwe? Ngiye ndi kubabwira mbinginga, ariko iyo mbabwiye mbinginga namwe ejo murakata mukagaruka muri kurira. Murakata mukagaruka muri kurira, kubera yuko ntabwo muba mwaratwumvise, nta gaciro muba mwaraduhaye. Ibi si umwe, si babiri, si batatu, si n'icumi.
rero ndagira ngo nyabuna nimukanguke, ibintu bitarabagerana ahantu habi, mukore umuti, mumenye uko mugomba kwitwara. Urugero nabaha, buriya iyo muri kubona mukabona abo bakobwa banyu bato nk'abo ba Emeline n'abandi, ukajya ukabona umwana w'umukobwa utari mukuru arifashe agafata icupa rya Heineken akaryikozaho, akarikubita iburyo akarikubita ibumoso, yarirekura amazi akanyanyagira, weho ukaba uri aho ngaho ugenda muri Range Rover umugabo yakuze, uri muri etaje, uri mu nzu nziza, uri mu duka ryiza umugabo yaguhaye, ariko wumye ubwo gusya, ntarizi, nta bubobere, nta kintu yakubwiye ngo hindukira, uhindukira uri kumugaya. Buriya hari igihe uzabaho agaciro uri kubona umugabo nawe atangiye kukurebera ku rutugu, nyamara hari umwana wagize ute, wamukoze mu byano, sibyo? Wamukoze mu byano. So rero njyewe icyo mba ndi gukora, ntimukambareho umutima mubi, mba ndi kubakebura, wenda nkavuga nti numva iki kintu kiragutera ubwoba, wumva umutima urahahaye, noneho ubashe kugira gute, ubashe nawe kuba wakanguka ukagenda ugakora ibyo wari warimye agaciro, sibyo? Reba umwana nk'uriya Emeline, nawe ubitekerezeho, urebe ibintu yakoraga. Ese ahuye n'umugabo wawe akamunyongera, akamukoza ririya buno, nduzi mwebwe nta nubwo sinzi, ntago nzi uko mwitwara, ntago mubyitaho, kuko urabaruti narashyikiriye, ndi kurira indege nkajya hanze, ndi kujya gusura abana, umugabo nta kintu yamvugaho, mfite etaje, mfite iki, ariko nyamara ngenda kubwiye ngo bikubayeho umunota umwe nibwo wabona iby'isi byose nta kintu bivuze, byose ubyanze kubera yuko wasuzuguwe n'akana k'agakobwa kari kuhagira umugabo wawe ikivu, sibyo? So rero nagiraga ngo mbakangure, mbahe n'umuti. Genda urebe iwawe za mboga twita dodo, urazizi? Nurangiza ugende ziriya dodo uzikubite muri paswari uzisye. Ntago nzi gukoresha iki, abafite isekuro namwe murabyumva. Urebe ruriya rurabo rwo hejuru biratwita ngo ni uruyange, mwebwe mubona izo mboga zazanye uruyange rwinshi mukazirandura, ariko abandi barabizi yuko baba babonye imari. Ugende rero urebe ruriya ruyange rwa ziriya dodo. Numara kurubona rero, ikintu urarukoza, uragenda urukubite muri paswari, icyuma waba ukoresha cyose kugira ngo uzisyemo nka potaje cyangwa se umutobe. Nurangiza uzazikamura, uwo mutobe niwo uzajyana uwushyire ku mashiga. Numara kugera ku mashiga, ikintu kizaba, uzabona uretse bikabira, ubwo waba uri guteka iki, ibiryo? Oya, ntabwo ari cyo dushaka. Wowe ntuzatume bibira, ahubwo uzareke bizemo agashuhe, bibe nk'ibishushi. Noneho nibimara gushuha, uzagende ufate icyo kirahure kimwe ushiremo ikiyiko cy'ubuki, ubundi umire wihorere. Ubikore uyu munsi mu gitondo cyangwa se ubikore ku mugoroba, ni ukubikora rimwe mu munsi. Numara kubikora iminsi 7, uzampamagare umbwire, nyamara uzambwira uti Ngabo Empire waziye igihe, uri se w'amazi, uri umuvubyi w'imvura, uzaza uri kunshimira. Nubwo rwose abanyarwanda abenshi batajya bagira umuco wo gushimira, ntabwo umuco wo gushimira wari uwacu, ahubwo nta muntu wagushimira iyo warangije gukora ikintu, we abara yuko ari ibintu yironkeye. So rero ndagira ngo ugende ufate izo mboga nk'uko zikubwiye, ubwo bwerezwa bwazo ugende ubusekure cyangwa se ububete, nurangiza ubukamuremo uwo mutobe wabwo,
ugende uwushyire ku mashiga ubakazuyaze ukubitemo ubuki bwawe ikiyiko mu kirahure ubundi umire wihorere. Amahoro y'Imana abane namwe. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, utari wayikora ebana yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri kene nyina. Nizere yuko mumeze neza cyane. Kunda boku.